Reka tubeke kandi inshuti bakunzi kandi bakundwa bayisango Star TV muherereye hose amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'uburengera bwaryo n'abari i Kigali mwese mugumye mugire ibihe byiza. Iyi ni Isango Star inyenyeri imurikira rubanda. Ariko Peter wangize inzobe cyane urebe ukuntu ngabanyiriza rwose abantu bataza kunyoberwa. Yego reka rero dutangire tubabwira yuko church service turatangiye. Fisi Kirenga niwe uyoboye ubu bwato, Peter kuri kamera, hanyuma kandi turi kumwe na korali Gahogo. Abantu bagiye bakora mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Ndagira ngo president ufate microphone utangire utubwira korali Gahogo ubundi ni yahagana hehe isengera muri etorero. Murakoze cyane. Mazina nitwa Naseti Concorde, abandi vice president wa korali Gahogo. President ntago yabonetse, hari indi mirimo arimo gukora. Hanyuma korali Gahogo ni korali ikorera umurimo w'Imana muri mwitorero rya ADPR. Yego ni mu ntara y'amajyepfo mu rurembo rwa Nyabisindu ku itorero rya Gahogo. Hanyuma ni no mu kagari ka Gahogo. Yego ni korali kabari korali igizwe n'abaririmbyi 130, harimo ab'igitsina gore 80, hanyuma n'igitsina gabo n'abaririmbyi 50. Twese tukaba turi 130. Ni korali yatangiye umurimo w'Imana mu 1994 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12. Ndumva amagambo make korali Gahogo niyo ngiyo. Urakoze cyane president. Mpera microphone Rusi ambwire ni iki gihari nk'umuntu ushinzwe itumanaho cyangwa se communication n'imbuga nkoranyambaga za korali Gahogo, ni iki gihari muduteguriye iki? Yego urakoze cyane. Korali Gahogo tugiye tugira igitaramo ngaruka mwaka kiba buri gihe akenshi mu mpera z'umwaka. Kuri iyi nshuro rero twabazaniye n'undi Gahogo Evangelical Week, ni izatangira ejo kuwa mbere guhera saa 11 z'umugoroba kugeza ku isaha 2 za nimugoroba. Ubwo minsi y'imibyizi tuyadutangira kuri iyo saha, usibye kuwa kabiri, wenda kuwa kabiri ho ndaza kuhagaruka. Ubwo ni kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu tuyadutangira saa 11 kugera saa 2 z'ijoro abantu bavuye mu kazi. Yego. Hanyuma ku munsi wo kuwa kabiri rero nta gusanzwe dusanzwe tugira amateraniro n'amasengesho y'umudugudu. Amateraniro y'umudugudu aba kuwa kabiri umunsi wose tuzirirwa nabo dusoze mu masaha y'umugoroba. Kuwa gatandatu rero muri weekend tuzatangira guhera ku isaha 10 z'umugoroba dusoze saa 2 z'ijoro. Yego. Ku cyumweru twirirwemo mu gitondo mu materaniro bisanzwe dusoze saa 2 z'ijoro. Aha. Bavuga butumwa bazaba barimo ni bandi? Ese kuki mwabyihereranye mukavuga muti twebwe korali Gahogo n'amakorali yanga hariho tuzakorana gusa ntimutumire n'andi makora turuka mu bindi bice bigiye bitandukanye? Reka mpere kuri icyo ngicyo wenda abavuga butumwa president aza kumfasha. Impamvu twahisemo gukorana n'amakorali yo muri paroisse yacu cyangwa se hariya muri Muhanga nuko inshuro zose twatangiye iki gikorwa cyo Gahogo Evangelical Week twagiye dutumira andi makorali yo hirya no hino hano mu Rwanda. Kuri inshuro rero twifuje noneho gukorana n'amakorali y'Umuhanga. Ikindi gihe ubwo ndi mwaka nabwo tuzashaka kundi kuntu tuzana n'abandi n'abahanzi, kuko ntabwo turatumira umuhanzi, dutumira amakorali asanzwe. Tuzabitekerezaho bigenda byaguka, dushake n'abandi bantu batandukanye. Wenda vice president aramfasha kubijyanye n'abavuga butumwa. Ntago mwamufite ubwo bayuko abantu bazaba benshi urusengero rukaba rutoya. Ese byo mwabitekereje wiki ku buryo no hanze wabasha kwicarayo hari uburyo bwateganyijwe ushobora kubasha gukurikira konseri? Yego ntago twabitekereje ibyo byose, kuko muri iki gihe ku rusengero rwacu nyine turi gukorera mu nsengero, ntago turi gusohoka hanze. Ariko umuntu utazabasha no kuhagera usibye n'ibyo ashobora kubikurikira kuri YouTube channel yacu, bizaba biri live streaming from day 1 kugeza ku cyumweru. Abazaza rero kuzura bazataha cyangwa nabo hari uburyo wenda vice president aza kubigarukaho muri guteganya bwa screen ku buryo mwashinga nk'itente hanze, kuko imuhangara insengero zimwe na zimwe zifunze, hari benshi bazaza mu bigaragara n'undi ruzuzura. Ubwanyu muri korali y'abantu 130 barenga, ugakubita andi makorali ya hariya, ugakuritaho cy'abayobozi, amatorero, abadive muturanye, abaporoso, eperi, eyari, bose bazaba baje. Abanyeshuri mu bigo bitandukanye bituye hari hafi, murateganya iki kubazaba bari aho hanze? Hari umuntu uzakavuga ngo nge ntago ntaha ndahaguma? Ubwo president araza kuza kukidusubiza nyuma, ariko nacyo kirakeneye kugira ngo abantu bashire impungenge ku muntu uzahagera agasanga wenda rwuzuye ariko yifuza kwitabira iyi konseri. Ikindi rero imbuga nkoranyambaga za Gahogo nizihe?
wenda reka ngaruke gato kuri icyo ngicyo wari ubajije by'amakorali azaza. Izo korali zose tuzaba turi kumwe aho ngaho, ntabwo tuzakorera umunsi umwe. Urumva dufite icyumweru, tuzajya tubana wenda na korali uyu munsi, indi tubane na ejo, gutyo gutyo. Rero abantu bose bazaze bazindutse, ariko ku munsi nyirizina nabo bazaza, ntabwo bazasiba. Yego bazaza, ntabwo bazabura aho bicara, ahubwo abantu badukurikiye bazaze bazindutse kugira ngo bafate imyanya y'imbere birushaho kugenda neza. Hanyuma dufite imbuga nkoranyambaga, nicyo wari ugarutseho. Dukoresha kugeza ubu ngubu dukoresha Facebook ni Korali Gahogo, yego, tugakoresha na Instagram ni Gahogo Choir, na YouTube nyaboneka bakore na subscribe. Abantu bajyeho subscribe, bakande like, banasharinge kugira ngo bigende neza, kugira ngo no guhera ejo abatazabasha kuboneka bazabashe kubikurikira. Yego. Hanyuma reka dusubire kuri Vice President, tubwire iki gikorwa kigiye kuba, ese ni ngarukamwaka cyangwa kigiye kuba ngarukamwaka, ese kizaguma Muhanga gusa, murateganya ko cyajya n'ahandi hagiye hatandukanye, bimeze bite? Murakoze cyane. Iki gikorwa ni ngarukamwaka, tugikora rimwe mu mwaka, ahubwo twumva mu minsi iri imbere bwo ntabwo izaba ari icyumweru kimwe, ahubwo twifuza ko cyamara nk'ukwezi kugira ngo tugere henshi hashoboka. Hanyuma ubu nyine ku inshuro tuzagikorera wowe n'ubusanzwe niho tugikorera, ariko umunsi twacyaguye twifuza ko noneho kizakibera ahantu hagutse nko muri stade. Yego. Nitumara kubona ibintu bigenda neza, kuko muri iyi minsi kuko insengero nyinshi zirafunze, ariko natwe Igahogo busanzwe tugira amateraniro 3, ariko nibyo koko abantu bazaba benshi, ariko nta buryo twateguye ngo dushyire ama ekara hanze, kubera yuko no guteranira hanze ntago tubyemere muri iyi minsi, duteranira mu rusengero, ahubwo abantu bajye bazinduka, abandi bajye kuri YouTube barebe, byose bizaba bihari. Murakoze. Perezida arakoze cyane. Ubwo abantu batuye Muhanga ushaka kwitabira iyi konseri azazinduke, nugera ugasanga huzuye, uzajye mu rugo, hanyuma ufate screen yawe cyangwa se ufate telefone yawe ubikurikiranire aho ngaho mu bwo buryo. Hanyuma muri iyi minsi ntago bisanzwe Gahogo yegereye itangazamakuru cyane, ibanga ni irihe? Murakoze. Ibanga no kugira ngo tumenyekanishe iri vugabutumwa dufite, muri make n'insanganyamatsiko y'iri vugabutumwa, twagendeye ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 ku murongo wa 7, haravuga ngo marayika w'Uwiteka mugarukaho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo runi kandi rgukomereye. Aho ni Eliya wabwirwaga, yaramaze gucogora, yaramaze gukorera Imana, aracogora. Hanyuma Yezebeli amubwiye ko ubugingo bwe azabugenza nk'ubw'abahanuzi Bayali na Shera yaramaze kwica. Byatumye Eliya agira ubwoba, arahunga, aragenda, ngo agenze urugendo rw'umunsi wose nijoro mu ishyamba, ageze aho aryama munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa, avuga ati Imana icyaruta nuko nakwipfira. Umuntu rero akora agacogora, ibiducogoza ni byinshi, ariko iyo ntego tubwire abantu nibabyuke bongere barye, kuko urugendo ruracyahari. Nubwo yari yaramaze gukora ibintu by'ubutwari, hari igihe umuntu akora ibintu by'ubutwari akabyirata cyangwa se akumva ko bihagije, ariko ntabwo bihagije. Marayika amugarukaho ubwa kabiri, yaramaze kumuzaho ubwa mbere amubwira ati Eliya byuka urye, arabyuka ararya, aranywa, arongera arisinzirira. Marayika agaruka ubwa kabiri aramubwira ati Eliya byuka urye ubwa kabiri, kuko urugendo ni kandi rugukomereye. Marayika rero ni Imana arimwohereje, Imana yo iturebera imbere ikareba ibihari. Niyo mpamvu natwe twagendeye kuri iryo jambo, turavuga tuti reka twongere tubwire abantu ngo nibabyuke bongere barye, kuko urugendo ruracyahari rubakomereye, kandi natwe tubabwira twibwira burya. Murakoze. Urakoze cyane muyobozi. Hari umuntu ushobora gukunda kwarega wakavuga ati nge indirimbo zabo zagiye zimfasha, wenda ntabwo nzashobora kwitabira iyi konseri, ndibwota amasimbi cyangwa se nzaba ndi Kigali, ariko akavuga ati nge mfite inkunga yanjye nshaka gutera Gahogo, ndumva nifuza ko muri iyi konseri nanjye nagiramo uruhare bitewe n'uko indirimbo zabo zamfashije, yaca kuyihe nimero? Reka tubahe nimero za Perezida. Yego. Ni umuyobozi wa Korali Gahogo. Kanze nyirebe hano ndayifite, hanyuma nyibahe, ariko wenda niyanjye naza kuyibaha, ariko zose zitange kuko hari igihe ya Perezida yabiri bize. Iya Perezida yitwa Tade Nibamureke. Yego. Ni 07. Yego. 82. Yego. 32. Yego. 51. Yego. 02. Nisubiremo. Reka nsubiremo. Ni 07. Yego. 82. 32. Yego.
5 yego 0 amazero abiri. iyo ni ya perezida yitwa Nibamureke Tadi. hanyuma njyewe yanjye ni 07 yego 82 yego 4 132 yego 99 yego isubiremo 07 yego 82 yego 4 yego 132 yego 99. aha perezida arakoze. mu masegonda 10 kuri buri muririmbyi agira ikintu atubwira, avuge ngo ngewe ntumiye kanaka na kanaka ntazabure muri iyi konseri. Reka duhere hano kuri reka tuguhere bagutiza ka mikrofone rwose utumire umuntu uguti nge kanaka na kanaka ndabatumiye, nawe ari n'ababyeyi batumire, ubanze uvuge n'amazina yabo. Murakoze, nitwa Tuyishime. Yegereza mikoro Tuyishime. Nitwa Tuyishime Rusi. Muri iki gitaramo cyangwa se kino giterane dufite nka Korali Gahogo, ndatumiramo inshuti zanjye, yego ababyeyi banjye, yego ndetse n'abakunda Korali Gahogo muri rusange. urakoze cyane. Twagiye hepfo yawe. Murakoze, nitwa Umuhoza Chantal. Yego muri iki gitaramo ndatumiramo umuryango wanjye, inshuti zanjye muri rusange. yego Imana izaduhana umugisha. urakoze cyane. Twakomeje hepfo. Murakoze, amazina yitwa Esther Mawe n'Imana. Yego Ndubatse, ndatumira umutware wanjye, ntabwo ari mu Rwanda, ndanamusoje cyane ahari agubwe neza. Na famille yanjye tuzakitabira, n'abandi bose ndabatumiye. Murakoze. urakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Nyirabimana Irena, mbaje gutumira umutware n'abana banjye n'umuryango, nabo bazaze dusangire ibyiza by'Imana. urakoze cyane. Twakomeje. Murakoze, amazina ni Nishimwe Salomo. Nanjye ndatumira buri mucuranzi wese wa piano, bazabe bahabaye kabisa. Bizaba ari ibihe byiza byo gusenga no kuramya Imana, yego no kumviramo ijambo ry'Imana. Hanyuma ngatumira n'umuryango wanjye n'izindi nshuti zanjye zose bazaze tubane. aha urakoze cyane. Murakoze, nitwa Nkurije Bernard. Nanjye mbanje kuha ikaze umuryango wanjye muri iri vugabutumwa, by'umwihariko aba petit frère babiri, witwa Sibomana n'uwitwa Samuel. Abo mbahaye ikaze, ndetse n'umuntu wese tuziranye muhaye ikaze muri iki giterane. Murakoze. urakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Iradukunda Gilbert, nkaba ndi umuririmbyi wa Korali Gahogo. Nanjye muri iki giterane ndifuza ko famille yanjye yazaboneka ikumva ijambo ry'Imana, aba bari hirya no hino bari kutwumva rwose bazitabira ubutumire, tuzanezerwa kubana nabo. Murakoze. urakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye ndararika abaturanyi dukorana mu kazi, uwitwa Mungu ariho Kamire ni umuturanyi n'inshuti yanjye, ndamuraritse. Kamire rwose uzambe hafi uzaze. Ndararika Nyiraminani Pelagia, nawe ni umuturanyi, muzaze dusangire ijambo ry'Imana n'indirimbo nziza. Murakoze. n'umuryango wanjye muri rusange n'abana mwese muzahabe. Murakoze. aha njye rero ndaguheraho. Yesu ntubizi ko iwacu ari Gahogo nzase. Yego, hamwe n'abandi banyamakuru. Ubwo njyewe nyine ndatumira abo dukorana yego umunsi ku wundi. Ikindi ndatumira n'umuntu wese aka kanya wahisemo gukurikira Isango Star. Mwese muzaze rwose tubane, bizadushimisha. Imana iduhe umugisha twese. urakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Konsolo w'Imana. Njye ndatumira by'umwihariko urubyiruko bagenzi banjye, aho baherereye mu gihugu cyose. Urubyiruko nizo mbaraga z'ejo hazaza, baze kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Cyane cyane ndatumira abanyeshuri twigana muri Iseka Kabgayi muri kaminuza, bazahaboneke. Ndabizi bakunda ijambo ry'Imana. Mu rubyiruko aho muri mwese ndabatumiye, mu izina rya Yesu muzahaboneke. Amen. Twakomeje. Murakoze cyane. Nitwa Dorcas Nyirasayimana. Ndatumira famille zanjye, ndatumira umutware wanjye n'abana banjye muri iki giterane cyo guhembuka. Ndatumira na famille zanjye ziri Gikondo Nyenyeri n'abaririmbyi bari muri Korali Benezeri. Ndatumira na famille zanjye ziba Uganda, nabo bazitabire nubwo batahagera, ariko bazabikurikirane kuko ni igiterane cyiza cyo guhembuka. Ndatumira na famille Nshimimana Didance ari ku Ruyenzi na madamu we, bazitabire. Imana ibamugisha. aha urakoze cyane. ubwo rero n'abandi bose abaririmbyi baraha batabashije kuvuga ariko batumiwe n'abaririmbyi ba Korali Gahogo, mwese muzitabire aho muherereye hose. muzabe muhari. Amadini akikije Korali Gahogo
muzabe muhari, ngira ngo nubwo visi perezida atabigarutseho, hari n'ibikorwa bizaba byo gutanga mituweli ku banyarwanda bagiye batandukanye batuye hariya hafi. muzitabire nyamuneka kugira ngo ibintu birusheho kujya no kugenda neza. ibyabateganyirijwe ntibyitwe iby'abakristu ba ADEPR gusa, ahubwo bizabe iby'abakristu muri rusange. ubwo rero mwese nanjye ndabatumiye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. hano rero korali Gahogo dufite iminota igeze kuri 40 tugiye kuyikoresha turirimba. nimutongera kutubona nyuma y'iminota 40 mumenye ko ngo twagiye muri lokale gutegura igiterane. umwanya ni uwanyu, nimuturirimbiye minota 40, abantu baryoherwe, abantu bagubwe neza, abantu bizihirwe, abantu baramye Imana aho bari mu rugo no hirya no hino hatandukanye, ndetse n'abantu bari muri gereza nzi ko mujya mudukurikira. uyu ni umwanya wo kugira namwe mugire ibihe byiza. umuntu utazabasha kuza amahirwe ye yakabaye ku muntu uzaba ufite uburyo bwo kubikurikira mu buryo bwa interineti. rero korali Gahogo umwanya ni iwanyu, ngaho nimuturirimbiye.
amen.
tuzagira turi kumwe n'abera bose mbega umunezero tuzagira turi kumwe na Yesu kuko nyuma y'izi ntambara ndwana nzabona Imana nzagira ibyishimo byinshi umutima wanjye uzaba unezerewe kuko nyuma y'izi ntambara ndwana nzabona Imana nzagira ibyishimo byinshi umutima wanjye uzaba unezerewe. Haleluya. Imana ishimwe. wishimiraga yuko zibera mu nzu yawe none ubu dore ndahari ndaririmba ishimwe ryawe wancitiye Yesu wancitiye Yesu wancitiye Yesu wancitiye Yesu iki cyatumye unkunda iki cyatumye unshaka ni iki Yesu iki cyatumye unyita gira Yesu iki cyatumye umfira mukunzi wanjye wampaye amaso ndareba nitegereza nkabona wampaye amatwi yombi numva ngasobanukiwe wampaye amaguru mazima aho nshaka kujya ndajya wampaye amaboko mazima nami ndabigushimiye wancitiye Yesu
ndagushima iyo nibutse imibabaro yawe bintera kugushima nibutse ko wamviriye nami ndagushima nibutse ko wazutse bintera kuguhimbaza Wanshiti Yesu wanshiti Wanshiti Yesu wanshiti Wanshiti Yesu wanshiti Wanshiti Yesu wanshiti iki cyatumye unkunda iki cyatumye unshaka ni iki Yesu iki cyatumye unyita gira Yesu iki cyatumye upfira mukunzi wanjye amen amen Nakoze ubushakashatsi ngo menye Imana nyamana Imana nyakura abantu dukwiye kwiringira Nakoze ubushakashatsi ngo menye Imana nyamana Imana nyakura abantu dukwiye kwiringira namaze kuyimenya reka nyikubwire uyimenye ujye uyiringira yitwa Uwiteka Nyiringabo yitwa Ndiho Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo niyo twiringiye yitwa Uwiteka Nyiringabo yitwa Ndiho Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo niyo twiringiye uhereye kera iyi si itararemwa ukageza ubu imbaraga ubutware no gukomera byose ni ibyayo uhereye kera iyi si itararemwa ukageza ubu imbaraga n'ubutware ubutware no gukomera byose ni ibyayo imbaraga n'ubutware no gukomera byose ni ibyayo imbaraga ubutware no gukomera byose ni ibyayo yivuze biraba yategeka bigakomera
twiringiye niyo twiringiye niyo twiringiye niyo twiringiye.
byago no mu Aje soprano igumana na igumana natwe mu bibazo byose bijye duhana mu byago no mu makuba subemo igumana na igumana natwe mu bibazo byose bijye duhana mu byago no mu makuba Pese ihorana na ihorana natwe mu bibazo byose bijye duhana mu byago no mu makuba igumana natwe mu bibazo byose bijye duhana mu byago no mu makuba si umuntu ngo ibeshye si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yakubwiye no kubikora izabikora naho byaca mu muyaga mwinshi cyangwa mu muriro no mu mazi ibyo yakubwiye no kubikora izabikora imana si umuntu ngo ibeshye si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yakubwiye no kubikora izabikora naho byaca mu muyaga mwinshi cyangwa mu muriro no mu mazi ibyo yakubwiye no kubikora izabikora umutima wawe tuza umutima kandi wihangane wicika intege uve mu masezerano nubwo itagaragarira hari izabisoza tuza umutima kandi wihangane wicika intege uve mu masezerano nubwo itagaragarira hari izabisoza iyo niyo yabwiye Eliya iti mwana w'umuntu wabonye uburyo ndinda ijambo ryanjye ngo ndisohoze birindisha inkoni y'umurinzi
ariko kubw'amaraso ya Yesu nabaye umuragwa w'ijuru babarirwa ibyaha byanjye byose ariko kubw'amaraso ya Yesu nabaye umuragwa w'ijuru babarirwa ibyaha byanjye byose ariko kubw'ayo maraso ya Yesu ariko kubw'amaraso ya Yesu nabaye umuragwa w'ijuru babarirwa ibyaha byanjye byose ndashima umusaraba wa Yesu Kristo niwo nagezeho ndababarirwa amaraso ye niyamboneza zabiririmba kugeza iteka ryose amaraso ye niyamboneza zabiririmba kugeza iteka ryose kintu na kimwe cyasobanura neza iby'urukundo rw'Imana uretse umusaraba wa Yesu muri ya mibabaro muri kwa gukubitwa burya Imana yavuganaga natwe mu ijwi rirenga rirangurura cyane ritinda bakunda nta kintu na kimwe cyasobanura neza